Dutangiranye n'umukobwa uri mu bwiherero afite ubwoba bwinshi ubona yuko byamurenze. Umukobwa rwose ukiri muto mu maso mu bigaragara. Uyu mukobwa ahita ahaguruka agafungura bine bajugunyamo imyanda, akajugunyamo agateste kamwe gapima niba umuntu atwite cyangwa se adatwite. Muri make aba amaze kwipima ngo arebe niba yaba atwite dukurikije ubwoba bafite mu maso. Ako kanya umwana w'umukobwa amaze kujugunya ka gateste mu myanda ahita ajya kuri Google akayibaza ati, iyo wipima ko utwite ukibeshya. Nyagasani, ubwo barimo kubyandika titira intoki zenda gutakara hasi kubera igihunga cyinshi. Ako kanya akumva umuntu w'umugore umuhamagara ati, Abigail. Abigail, ibyo ni ibiki ndi kumva? Umukobwa agiramo ubwoba, ubwo ahita ajya kwitaba. Ageze ku bamuhamagaye umwana w'umukobwa ari gutitira rwose afite ubwoba. Arangije ati, mama, nawe papa, ndakeka ntwite. Nyagasani, ababyeyi bahita bagwa mu kantu. Umwana ati, yego nibyo ndatwite. Mama w'uyu mwana mu burakari bwinshi ati, ariko ni gute wakora ubugoryi nk'ubwo ngubwo? Ubwo umwana isoni ziramurenga ahita areba hasi. Papa we n'umujinya mwinshi ati, ninde waguteye iyo nda Abigail? Umwana disi ubwo arya indimi ati, ntawe, sori nako n'umuhungu dukundana, gusa ariko nyine nabirenze, mwibikomeza n'ukuri ndabinginze. Nyagasani, ubwo umukobwa aba arimo kurya indimi rutava mu kanwa. Mama we n'umujinya mwinshi atari kuba muzima mu mutwe sha, ubwo urimo urashaka gusobanura iki ko nabirenze? Wowe ubwo ngubwo uri gutekereza ukuntu iyo nda yawe igiye kuduteza ibibazo? Ubu se buri muntu wese azatekereza yuko tutakureze bihagije ku buryo umwana ungana nkawe bamutera inda? Ubwo nyina wari warakaye cyane ati, nawe urabizi Abigail, reba kano gasozi dutuyeho ukuntu ari gatoya n'ukuntu inkuru nk'ingiyi igenda yihuta kubi. Ubu inshuti zacu dusengana, abaturanyi bazadufata gute utibagiye na papa wawe ugiye guhita yirukanwa ku kazi kubera uno mugayo umushyizeho? Ako kanya umwana buri icyo avuga, papa we agakomeza ati, ariko ubundi uwo musore mukundana ninde kutigeze unamunyereka ngo tunamenyane? Ubundi se ninde waguhaye uburenganzira bwo kugira boyfriend n'ukuntu ungana koko uracyari umwana erega Abigail? Ubwo ako kanya disi umwana w'umukobwa atari ko se simwebwe mwirirwaga muvuga yuko mushaka umwuzukuru? Nuko maze mama ati, yego, ariko umwuzukuru utavuye muri wowe, umwana utaruzuza n'imyaka 18. Nyagasani disi akana ni n'agatini di. Ubwo ise n'umujinya mwinshi atari ku bundi, uwo musore yitwa nde? Mbwira ikizina cye njye kukica icyo cyana gitinyuka kunerera umukobwa inda. Nyagasani, umukobwa n'ubwoba bwinshi ati, oya papa, ndakwinginze wimurenganya, nukora amakosa n'ayanjye. Niba ushaka kunyica nyica, ni njye wabiteye, n'ubundi ndi umwana wawe. Amakosa yose n'ayanjye, ni njye wabiteye. Ubwo ise ati, cikaho ngaho se nyine wikomeza kumbwira ibyo bintu, ugomba guhita ukuramo iyo nda vuba vuba na bwangu. Nyagasani, umwana ati, ngo iki papa? Ise ati, nyine ubwo se urabona witeguye kuba umugore? Uracyari kwiga, nturasoza amasomo, urumva se uwo mwana azatungwa nandi? Nyagasani, ubwo umusaza yari atangiye no kurakara cyane, maze mama ati, reka tubitekerezeho neza, wirakara cyane nawe papa Abi, turete tumwohereza kwa mukuru wanjye ajye kuba ariyo kugeza abyaye. Hanyuma namara kubyara tuzafata uwo mwana tumujyane mu bigo birera abana badafite ababyeyi, ntago azabura umuntu umwadobuta. Nyagasani, nubwo ise ati, hanyuma se tuzajya tubwira iki buri muntu wese uzajya utubaza aho Abigail yagiye? Nuko maze ubwo nyina tuzaba tubitekerezaho, yewe wenda tuzanababwira yuko yagiye kwiga mu kigo abamo. Ubwo mu gihe ababyeyi basiganaga, umwana ahita baca mu ijambo ati, oya, ntawe nshaka rwose, ntawe nshaka kujya, ndaguma hano. Nyagasani, ababyeyi bahita bikanga. Umukobwa arakomeza ati, ikindi kandi uyu mwana ntabwo ino nda ngomba kuyikuramo, ndakomeza mutwite mpaka mbyaye. Nyina yitonzemo ati, Abigail, ukeneye kubanza gushyira rwose mu gaciro ugatekereza kuri bino bintu wakoze. Umwana ati, oya mama, umwana wanjye ndamugumana rwose, ntabwo ino nda nyikuramo. Nuko ise ati, uravuze ngo iyo nda ushaka gukomeza kuyitwita? Okay, urumva ushaka guhomba nyine ibintu byose tu, ndetse n'amahirwe yose wari ufite, kugira ngo ube umugore koko utaruzuza n'imyaka 20 basi? Ubwo ise n'umujinya mwinshi ati, nsohokera mu nzu wa mugore we. Nyagasani, nyina ahita abuza ise ati, buretse ariko kumusohora. Papa we arakomeza ati, ndavuze ngo nsohokera mu nzu vana bwangu. Nyagasani, umukobwa yazunguje umutwe yemera, arangije afata ikote rye rimwe
nuko maze arasuka n'agahinda kenshi amarira ari gutakara. Nta kintu kibabaza mu buzima kikanashingura umutima nko gukunda n'ukundwe, nko gukunda n'ukundwe. Ako kanya reka mbazane aho bibera muri ghetto, mboneraho gusuhuza abakobwa bose munkurikiye muzi ghetto zitari munsi y'ijana. Ni ukuri muri intwari pe. Ubwo abatipe babiri umwe aba yaje gusura mugenzi we bari kwikinira game kuri PlayStation. Ni abatipe nabo ubona yuko bakiri bato cyane, bamwe bita inkundarubyino. Ubwo bakiri muri ibyo bumva urugi rufunguka, kumbi na Abigail uba winjiye n'agahinda kenshi ati babe nkeneye kuvugana nawe. Nyagasani umutipe atanamwitayeho rwose ati mu munota umwe ndi hafi gusoza uno mukino ndi gukina. Umukobwa atumva birihutirwa cyane. Umusore ahita kanda pose abahagaritse game ari gukina, arangije ati hanyuma se nibiki? Abigail ahita akuramo ka gatesti gapima ko utwite akagahereza uwo mutipe baba bakundana. Nyagasani umutipe akikabona ahita yikangamo, arangije ati iki se ni igiki? Umukobwa Abigail ati nagapima nyine kutwite, nyine ndatwite nk'uko ubibona. Umusore ati ubwo utwite yande? Abigail ati nyine ni yawe. Tipe atereka reka si yanjye rwose. Umukobwa ati none niba atari yawe se ni yandi? Nta wundi muntu twigeze turyamana, ubyibuke neza nari isugi niwe twabonanye bwa mbere. Sasa uribaza inda naba narayikuye hehe? Nayinyweye muri Nilisi. Nyagasani umusore cyaramurenze abiri icyuya, arangije ati uzi n'ikindi se? Ngiye kwigira ku ishuri mu kigo nahoze ndota cy'inzozi zanjye, kandi nzamarayo amezi menshi rwose. Nuko umwana w'umukobwa ati okay, hanyuma si umwana wacu none cyangwa njyewe? Umusore ati simbizi, ubundi se ngiye mbyitayeho? Wayikuyemo se ubundi? Yo Abigail ati ntabwo nshaka kwicira umwana, ndashaka kumubyara. Nyagasani ubwo umusore umujinya uhita umufata, agahita afata ka Abigail ashaka kugakubita, ati harya ngo ntabwo ushaka kuyikuramo? Ako kanya wa mutipe wundi uba waje kumusura ahita amufata akamubwira ati bro tuza ariko reka undi mwana yigendere rwose, niba udashaka kumwumva urimo urashaka kumuhora iki? Ubwo nyiri gutera inda ahita abwira mushuti we ati ndeka mani udashaka kumbwiriza icyo gukora nawe. Arangije ati ibaza ariko ababyeyi banjye baramutse bamenye yuko nateye inda rwose akana nk'aka ngaka bahita banyica. Nuko ubwo umukobwa aterega ikibazo nta nubwo nzano nderekeza, kubera yuko nyuma yo kumenya yuko nwite iwacu bahise banyirukana. Nyagasani umusore ati ibyo ngibyo birakureba nyine, ibyo se ngiye bindebaho iki? Abigail ati uko bigenda kose ariko ino nda sinyikuramo pe, uyu mwana ni uwanjye, uyu mwana kandi ni uwacu. Umusore ati ngo uwo mwana ni uwacu cyangwa uri umusazi muko wowe urimo kunyinisha? Ariko ahari ngiye rwose urwo rwana ntarwo nshaka, ahubwo nsohokera muri ghetto waninjawe. Nyagasani n'umujinya mwinshi ati nta nubwo ngiye rwose nawe tugeze tunakundana n'ubundi, kuko ntabwo nigeze nkukunda wowe. Yo Nyagasani disubwa Abigail yarababaye cyane, arangije ati okay sasa none reka nigendere njye kwita ku mwana wacu, nzabikora njyenyine, nzakwereka yuko ndi umugabo sha, urumva nzabyikorera. Umukobwa ahita yigendera. Uwo mutipe ari waje gusura uwo nguwo wateye inda ahita ababara cyane, maze yarangiza ati umva bro manu uzi kuri ikibwa kwera, uri ikibwa kabisa, ntabwo nari nzi yuko uri ikibwa bigeze ahangaha kabisa. Ako kanya Abigail yarageze hanze ahita yicara hanze ahantu rwose ku kaguni yigunze cyane arimo kurira, agiye kumva yumva wa musore wari waje gusura uwateye inda amugezeho. Nuko ati Abigail, nuko maze Abigail ati urifuza iki wa musore we? Ntabwo nshaka impuhwe zawe rwose. Nuko umusore uba witonda disi mu kajwi gatuje ati ufite ahantu ho kuba se basi? Umukobwa ati oya ntaho, ababyeyi banjye banyirukanye, ikindi kandi uyu nawe wanteye inda aranyihakanye. Nuko umusore w'umwana mwiza disi ati none se waje tukajyana ahomba? Ubwo umukobwa ahita yikangama ati ngwiki ushaka yuko kiriya gisazi se kirakara? Uwo musore ati ngiye ibyo ngibyo ntabwo mbyitayeho, ariko ikindi kandi hano hanze harakonje cyane.
umukobwa Abigail ati oya rwose ntabwo nshaka kugushyira mu bibazo pe, reka njya gushaka ahandi, nta bibazo nifuza kugushyiramo rwose Axel. Aka gasore k'akana keza disi kaba kitwa Axel. Ubwo Axel ati nyine Abi, ababyeyi banjye banyishyuriye inzu igihe kirekire pe, nta birenze waza tukaba tuyibanyemo pe, kuko ntago nagusiga hano rwose, waza tukajyana tukaba turi kumwe kugeza igihe uzabonera ahandi ho kuba. Abigail yabitekerejeho aragira ati ariko se ko numva ari bibi cyane koko. Axel ati none se ugiye kubigenza gute, urahitamo kuryama ku muhanda koko, kandi urabizi yuko ari bibi ku mugore utwite. Yo Abigail disi n'agahinda kenshi ati ni ukuri nta kintu na kimwe nzi ku bijyanye no gutwita. Axel ati basi reka tujyane mu rugo, nzajya nkufasha kugira ibyo tuvumbura turi kumwe. Ako kanya umukobwa ntiyazuyaje, Abigail na Axel bahise bahaguruka baragenda. Abigail ati tugeze mu nzu, mu by'ukuri numvaga bidasanzwe kuba ngiye kubana n'umusore w'inshuti ya boyfriend wanjye. Ako kanya Axel ati sasa rero hano niho nibera, ngira ngo urebona yuko nta na kimwe kidasanzwe. Umukobwa ati ni heza rwose ni ukuri ndahakunze. Ako kanya Axel ati reka ngufashe rero iryo kote ryawe. Ahita ajya kuri mubikira, Abigail agasigara atubwira ati mu by'ukuri numvaga ntawe mfiteho kuba najya, nubwo uyu Axel yari umwana mwiza cyane. Ako kanya Axel yaragarutse arangije ati ushaka wakwicara nta kibazo rwose, tuza kandi wisanzure. Abigail ati rwose Axel yaranyakiriye aranansasira turaryama, aryama mu ntebe ngewe ndara ku buriri bwe. Abigail adukomereje inkuru yagira ati uyu musore Axel yaritangaga bikomeye cyane, bitandukanye n'umwe rwose waneye inda, kuko we nta kintu na kimwe yitagaho. Ubwo iminsi yaragiye ihinduka ukwezi, ndetse nangira kwiyakira rwose. Mu by'ukuri numvaga umuntu nkanjye utwite inda itari niye ntari nkwiye kuryama ku buriri bwe, hanyuma we akarara mu ntebe. Abigail ati disi Axel twatangiye kwisanzuranaho, ubwo inda kandi yaragiye nayo ikomeza gukura uko amezi yagendaga aba menshi. Axel anakomeza kunyitaho kugeza naho ntari nkibashije kugira bimwe nabashaga gukora kubera kunanirwa, nyine namwe murabyumva, maze Axel disi akigomwa akabinkorera. Ubwo ntabwo yatinyaga kunzanira ibyo kurya, akambwira ati bon appetit, nanjye nti urakoze cyane. Abigail ati ahari byari imisemburo yo gutwita, ariko byageze aho ngaho Axel ntangira kumwiyumvamo bimwe bikomeye. Ubwo umunsi umwe turi kwirira, twagiye twumva hari umuntu uri gukomanga nabi cyane rwose, tugira ngo urugero duciriyeho. Ako kanya Axel ahita ajya kureba umuntu ukomanga gutyo, ageze imbere asanga ni wa mutipe nyiri gutera inda akayihakana, umwe wari inshuti ye magara. Ubwo atanamusuhuje yinjira rwose nka nyiri urugo afite ururabo mu ntoki. Ako kanya Abigail akibona biramutangaza cyane, arangije ati urimo urakora iki hano? Umusore ati mbabarire baby, narakosheje rwose, nakabaye kuba ndi kumwe nawe ndetse n'umwana wacu muri ino minsi yose ishize. Nuko Abigail ati ariko wavuze yuko. Araceceka ati hanyuma si by'amashuri wambwiye ko ugiyemo bigeze he? Umusore ati oya n'ubundi gahunda yirakomeje, ngomba kuba najya ku ishuri, ariko ndashaka yuko tuganira mbere yuko ngenda. Nyine umuryango wanjye wamenye iby'uwo mwana wacu twite, bashaka yuko njya ku ishuri bimaze gukemuka, rero niyo mpamvu yonyine nzanye, ndashaka yuko bikemuka ubundi nkagenda. Nyagasani umusore nta no kubaza amakuru rwose yuko yarabayeho. Abigail arumirwa cyane ati mana yanjye, ababyeyi bawe se kumbi bagukangisha amafaranga y'ishuri? Mbese muri make nibyo byari bikuzanye nta bindi, uzi ko utagira n'isoni? Ndeka njyenye naho ubwo n'umwana wanjye tujye kure cyane ahubwo. Nyagasani ku musore ibi ntabwo ari byo nari narifuje, ariko biramutse bidakemutse ntabwo baranyishyurira ishuri, ntabwo wanyangiriza ubuzima kandi bigeze ahangaha bene aka kageni. Nyagasani ubwo ashaka kurwana, Axel ahita yitambika. Nyagasani ubwo umusore araseka ati wowe nawe se hari ukuntu musigaye mubikurikirana murakundana? Ubu se koko uyu nguyu yararenzera? Ubu niba wari ushoboye kuba wakora koko gusa? Koko wabuze gushaka icyana kirenze gifite nyashi za danje, uzana kano kazingo gatwite akanarungurutse inshuro ntabara? Nyagasani ubwo umujinya uramurenga. Ubwo Axel asunika uno mutipe amusohora mu nzu. Ako kanya bahita batangira kurwana hasi hejuru, pikupoko ingumi zivuza ubuhuha.
umukobwa ati basore mureke kurwana. ubwo abatipe barikurunga hasi hejuru kuko pikupoko ingumi ngo ngwino urebe. ubwo maze umukobwa abonye bikaze afata telefone ahamagara polisi. ubwo ako kanya bahita batwara umusore wari wabavogereye. twihuse cyane nyuma y'umwaka umwe ibyo bibaye, Abigail yarabyaye rwose yamaze gushima ububyeyi. bumvishe ukomanga ku rugi maze Axel baba bakiri kumwe yaranze kumusiga ajya gukingura. ubwo abakomangaga barasuje bati hayi, undi arabikiriza bati turi ababyeyi ba Abigail, ese twakwinjira? Nyagasani Axel ati yego ni karibu. nabo bati urakoze. Nyagasani Abigail ubwo yagiye kubonabona ababyeyi be barinjiye ahita agwa mu kantu. arangije ijambo rya mbere yavuze ni murakora iki hano? nuko ise n'isoni nyinshi ati twakabaye kuba twarakugezeho mbere, ariko utubabarire rwose ku byabaye, utubabarire uko twitwaye pe, ni ukuri turabyicuza cyane, usibye yuko ariko tutigeze tunamenya aho mwari muri. ubwo umukobwa nako umubyeyi Abigail ati reba ariko imyaka yose yarishize ni ukuri. mama wahita amuca mu ijambo ati ndabizi ntabwo twitwaye mu buryo rwose bwiza, ariko twaragukumbuye cyane pe, ni ukuri turifuza kongera kuba mu buzima bwawe Abi. ise ati ndabizi yuko bifata igihe kinini pe, biranagoye kongera rwose kutugirira icyizere, ariko turakwinginze duha amahirwe ya nyuma twongere tukobere ababyeyi beza. arakomeza ati ni ukuri turagukunda Abi, ongera uduha andi mahirwe ni ukuri. umwana disi burya ahora ari umwana imbere y'umubyeyi, nk'uko umubyeyi kandi nawe ahora ari umubyeyi imbere y'umwana. Abigail ubwo yarababariye, arangije abereka n'umwana babyaye w'umuhungu ati yitwa Daniel. ampucura akana keza kube. mama wa Abigail ati wow ni keza disi we. ise ati bite Daniel? ababyeyi bishimira akana disi ka Abigail, nuko Abigail na Axel disi nabo barabyishimira cyane kubona ababyeyi babagezeho aho, kandi abari naho kahita karangira. nizere yuko buri wese aba akuyemo isomo rye. njye nitwa Alpha Sam, reka nizere yuko wamaze gukanda kuri buto subscribe niba ari ubwa mbere ugeze aha ngaha, kugira ngo tuzabicikwa n'utuntu nk'utu kandi wibuke gukanda kuri buto ya like na share niba wayikunze. make sure subscribe. I love you guys.